Uyu munsi rero nje kubasobanurira inzozi ugira gutya ukaryama ukarota usubira iyo waturutse. Uraryamye urota usubira iyo waturutse. Bishatse gusobanura iki mu magambo makeya? Hari nko kuba mu by'ukuri waba uri nko mu ntara wenda ucururiza nk'ahantu mu isantere, ariko wajya uryama mu isantere yawe ucuruza muri butike yawe ukajya urota wibereye nko mu gishanga urimo guhinga. Kandi mu by'ukuri mu buzima busanzwe umuntu yakabaye arota ibintu yiriwemo, akarota ibintu akora, akarota ibintu abamo nyine mu buzima bwe busanzwe, ariko urimo gucuruza, urimo kwirotera neza neza uri iwanyu mu rugo uhinga. Birashoboka nanone ko waba nyirizina waraturutse wenda nko mu rugo ukaza mu mujyi wa Kigali. Wamara kugera i Kigali, aho kugira ngo urabona i Kigali haba amamodoka, haba kaburimbo, haba amazu, haba abantu batandukanye, ariko tujuru buri munsi, every day, every night, ukajya urota urimo gusubira, cyangwa se ukajya urota urimo kugenda iwanyu mu ntara, urimo kugenda iwanyu mu gace, urimo kugenda iwanyu yego hafi y'iwanyu neza neza, urimo kwihingira ibijumba n'ibishyimbo kandi uri i Kigali. Birashoboka ko waba waruriye indege ukayuririra i Kanombe, ukaba waba uri nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba waba uri mu Bwongereza, ukaba waba uri muri za Europe, ukaba waba uri muri za Australia, ariko wajya ujya kurota aho hantu uherereye hose ukirotera uri nk'iwanyu i Karongi urimo guhinga umuceri mu gishanga. Kandi uri hehe? Uri muri Australia. Akazi ukora ntaho gahuriye no guhinga, ntaho gahuriye, yego ntaho gahuriye no kuba uri iwanyu mu rugo, ariko wajya kurota uri nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukirotera wibereye urugero nk'igakenke, urimo kwigendagendera mu mihanda y'igakenke kandi bitagize ahantu bihurira. Mwumva ahantu izi nzozi ziba zibereye mbi cyane. Iyo wari uhoze uteye imbere ugatera inyuma, ntabwo ushobora kurota wateye imbere. Bishatse gusobanura iki? Ni inzozi ziba zirimo kugukururira mu bintu bibi gusa. Ntushobora kurota ibintu biri positive, ahubwo urota ibintu biri negative. Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Turagarutse nanone muri wa mwanya. Mbibutse ko nashyizeho ikiganiro kivuga ubuhamya bwanjye. Nashyizeho igice cya mbere, ku munsi w'ejo tuzakurikiza ikindi gice cya kabiri. Ariko noneho mo hagati murabizi ko tujya dusobanura inzozi. Inzozi burya ntago wapfa kuzinduka mu gitondo ngo uzisobanure. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ribara uwariraye, utarariraye yaribarirwa nande. Ntabwo wasobanura ibyo utazi, nta nubwo wazinduka mu gitondo ngo wituremo ngo wumve ugomba kubisobanura. Uyu munsi rero nje kubasobanurira inzozi ugira gutya ukaryama ukarota usubira iyo waturutse. Uraryamye urota usubira iyo waturutse. Bishatse gusobanura iki mu magambo makeya? Hari nko kuba mu by'ukuri waba uri nko mu ntara wenda ucururiza nk'ahantu mu isantere, ariko wajya uryama mu isantere yawe ucuruza muri butike yawe ukajya urota wibereye nko mu gishanga urimo guhinga. Kandi mu by'ukuri mu buzima busanzwe umuntu yakabaye arota ibintu yiriwemo, akarota ibintu akora, akarota ibintu abamo nyine mu buzima bwe busanzwe, ariko urimo gucuruza, urimo kwirotera neza neza uri iwanyu mu rugo uhinga. Birashoboka nanone ko waba nyirizina waraturutse wenda nko mu rugo ukaza mu mujyi wa Kigali. Wamara kugera i Kigali, aho kugira ngo urabona i Kigali haba amamodoka, haba kaburimbo, haba amazu, haba abantu batandukanye, ariko tujuru buri munsi, every day, every night, ukajya urota urimo gusubira
cyangwa se ukajya urota urimo kugenda iwanyu mu ntara urimo kugenda iwanyu mu gace, urimo kugenda iwanyu yego hafi y'iwanyu neza neza, urimo kwihingira ibijumba n'ibishyimbo kandi uri i Kigali. Birashoboka ko waba waruriye indege ukayuririra i Kanombe, ukaba waba uri nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba waba uri mu Bwongereza, ukaba waba uri muri za Europe, ukaba waba uri muri za Australia, ariko wajya ujya kurota aho hantu uherereye hose, ukirotera uri nk'iwanyu i Karongi urimo guhinga umuceri mu gishanga, kandi uri hehe? Uri muri Australia. Akazi ukora ntaho gahuriye no guhinga, ntaho gahuriye ntaho gahuriye no kuba uri iwanyu mu rugo, ariko wajya kurota uri nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukirotera wibereye urugero nk'igakenke, urimo kwigendagendera mu mihanda y'igakenke kandi bitagize ahantu bihurira. Mwumva ahantu izi nzozi ziba zibereye mbi cyane. Iyo wari uhoze uteye imbere ugatera inyuma, ntabwo ushobora kurota wateye imbere. Bishatse gusobanura iki? Ni inzozi ziba zirimo kugukururira mu bintu bibi gusa, ntushobora kurota ibintu biri positive, ahubwo urota ibintu biri negative, ukarota ibintu bidahura n'ibyo ukora, ukarota ibintu bidahura n'ibyo ubamo, ukarota ingendo zidahura n'izo ugenda, ukaba ugenda kuri za kaburimbo, ukarota urimo kugenda mu bihuru, ukaba ugenda mu mihanda iharuye wenda y'igitaka, ukirotera urimo kugenda mu mihanda, cyangwa se urimo gusimbuka imikingo, urimo gusimbuka ibihuru. Umva ikintu bino bintu rero byose bisobanuye icyarimwe. Hari imyuka cyangwa se imbaraga za gishitani ziba zirimo kujya zigukurura, zikugarura. Iyo waturutse zivuga ko utagomba kubaho nk'uko nguko uriho. Hari imbaraga z'abarozi, nshuti zanjye, abarozi babaho, baba bahora bakuburana buri munsi ku nshiko za buri munsi, bagushika ku manywa na nijoro, ku buryo uryama ukisanga aho ngaho. Ndagira ngo mbibabwire neza, baba bagushika, bahora bagushika kugira ngo ukunde ugaruke aho ngaho. Yego, mbese ubwo ntibaryama ntibasinzira. Iyo bitabaye ari imbaraga z'abarozi, ni imbaraga nyine z'abazimu, abazimu bo mu miryango yanyu barimo kukuburana, bavuga bati runaka, bavuga bati ko tutigeze tuba hano hantu heza, arabayo gute? Ko tutigeze turya bino bintu byiza, abirya gute? Ukabona uri nk'umusirikare urimo urarwanira igihugu, ukabona wuriye indege ugiye hirya no hino, ariko wajya ujya kurota ukirotera wibereye iwanyu mu gishanga, wibereye mu rutoki, urimo guhingira urutoki kandi uri umusirikare. Urumva ibyo bintu nta hantu bihuriye habe namba. Ndagira ngo mbasobanurire neza, izi ni imbaraga mbi ziba zirimo kugukurura, zidashaka ko uba aho hantu, zidashaka ko uba muri ibyo bintu. Umwumva ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda, ngo utema uko se atatemye yitema amaguru. Ariko nyine ibyo ngibyo ni iby'Ikinyarwanda, ibyo ngibyo ni iby'abatizera. Tugomba kubaho turenze mu buzima ababyeyi bacu babayeho, cyangwa se abatureze babayeho. Niba atarabaye mu mujyi ukawubamo, niba yarapfuye ahinga wowe ugacuruza, niba yarapfuye ahinga ugatwara ibinyabiziga, kubera yuko nyine umuntu akaba ari nk'umumotari, wajya kwibona ukibona nyine iyo ngiyo urimo kubagara ibishyimbo. Wibaza ahantu ibyo bintu bihurira, kandi muri iyo minsi utwara moto. Bishatse gusobanura iki nyine? Za mbaraga zirimo ziravuga ngo sogokuru, sogokuruza, nyogokuru, nyogokuruza, ko bahingira ibyo kurya, utwara moto gute? Ese ko bahingira abaturanyi, utwara imodoka gute? Ntabwo ugomba kubaho hantu. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ryaravuze ngo nta kindi gikuraho abo badayimoni,
nta kindi gikuraho abazimu, nta kindi gishobora gucogoza abazima babi, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Ibi bintu byose nagusobanuriye ruguru bihora bigukurura bikujyana aho ngaho. Iyo udashikamye ngo usenge ushikamye cyane, bigusubizayo rwose nta kabuza. Biragukurura bikagusubizayo, biragukurura bikagusubiza muri bwa buzima. Niho uzasanga utaragiraga nk'inyatsi. Nibyo bikoyora ya myaku yose ihora ikuzanira ibibazo bya buri munsi. Uratwara imodoka zirirwa zitoboka amapine, urarangura ugahomba, uragira gute mu buzima butandukanye bwa buri munsi. Naho ngaho bituruka nshuti yanjye, naho ngaho bituruka kuri izo mbaraga ziba zirimo kugushakisha, zikagushakisha urudaca ku manywa na nijoro, zirimo zigushaka, zirimo ziguhiga mu byo ukora byose. Zivuga ziti runaka yagiye hehe, zigira ziti runaka yagiye hehe, ko yakabaye ari hafi ahangaha, arimo agenda kuri buno butaka bw'ahangaha, none akaba adahari. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nta kindi nyine gikuraho izo mbaraga, kubera ko akenshi na kenshi ntiwarwana n'umuzimu, kubera ko umuzimu ni umuyaga, kandi we aragukurikirana aho ugiye hose, aragukurikirana rwose akagutera akagutesha umutwe. Nta kindi gishobora kugutsindishiriza cyangwa se ngo kigutsindire ibyo byose bihora bigukurura ku manywa na nijoro, bihora bigukururukaho, uretse gusenga ukitongera amaraso ya Yesu, ukitongera amaraso ya Yesu, ugasoma ijambo ry'Imana, ugafata igihe kirekire ukabana n'Imana, ukayinginga yo kabyara, ikamanuka ikajya ikubwira iti ngutandukanyije na karande, nibwo ubasha kurenga icyo kirere. Nshuti rero bene data, ngire ngo izo nzozi ndazisobanuye, zo kurota usubira aho wahoze, cyane cyane abari habi, kurota usubira aho wahoze. Izo ngizo ndazisobanuye, ujye mureka tubane ku manywa na nijoro. Ahangaha ni kuri Nganji Official, cyangwa se ku Mukunzi Official. Mujye muza tubane ku manywa na nijoro. Inzozi mudasobanukiwe mutwandikire, muce muri comment mwandike muvuga muti mudusobanurire nizi. Hari wari wadusabye gusobanura n'iza perezida ngo guhura yabonanye nawe, ariko nazo tuzazisobanura. Nasoza mbabararikira ubuhamya bwo ku munsi w'ejo hazaza. Hazajyaho igice cya kabiri cya bwa buhamya natanze, kandi rwose buno buhamya bugira aho bubakura, bugire naho bubashyitsa. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze cyane mwe mubana natwe. Bye bye.